ngo ni muto mu gihagararo ariko akaba mugari ku mutima nk'uko abamuzi bamuvuga, bakavuga ko kandi ngo yanyuze mu nzira ikakaye ishariye y'ubuzima, ariko ntabure kumwenyuza benshi mu mashyengo ye, nubwo benshi bagiye bamuserereza bakamwibasira ku bw'amenyo ye y'imbere atagira, yewe bakanavuga ko yabitewe no kurwana yasinze, nyamara we ubwe yarabihinyuje maze avuga ko ahubwo yazize urw'abagabo yatakarije ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Ni Ndoli Kayitankore benshi bazi nka Kanyombya, umunyarwenya, umusirikare wahoze ku rugamba kandi wubatse amateka mu gusetsa imbaga nyamwinshi. Turarebera hamwe iby'inkuru y'ubuzima bwe n'urugendo rwe rwo kuba umusitari ukomeye mu rwenya. Inkuru y'uyu munyabigwi mu gususurutsa benshi itangiye iri Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuwa 23 Ugushyingo mu 1962. Nibwo uyu yavutse. Nyina umubyara ni Godante Mukandutiye naho se akaba Jean Baptiste Sakomi, akaba avukana n'abana 7 nubwo bamwe muri bo bapfuye. Yavukiye mu rugo ruciye bugufi gusa kandi rwari rufite amahoro make n'ibibazo uruhuri nk'uko Goma bari batuyemo, n'ubusanzwe barizwa mu mijyi kunze kurangwamo n'urugomo n'intambara z'urudaca n'imibereho idakunze korohera abayituye imyaka myinshi. Ngo akiri muto yarangwaga n'udushya, agakunda gusetsa no gutebya kenshi, rimwe na rimwe atanabigambiriye atabizi, kandi agasa n'uvuga ibintu yihuta akangamo kugusubiramo inkuru ubwo wabaga warangaye ari kuyikubarira waba gusa n'umutokoje ntiyumve neza ukuntu umuntu abarirwa inkuru atakurikiye. Ngo ariko nanone ibyo ntibibe ikimenyetso cy'uko yari umwana warangwaga n'amahane cyangwa se akarakazwa n'ubusa. Ngo abaturanyi be bakera kandi ngo bamwibuka nk'akana kirukankaga hirya no hino gashakisha abantu bo kuvugisha inkuru z'urwenya. Amashuri abanza ye yatangiriye i Goma muri Ecole Primaire Saint Andre, akomereza yisumbuye muri Tugane Institute. Mu 1981 yashakanye n'umugore we Umulisa Janine, bari barakoranye i Goma. Nyuma y'igihe kingana n'imyaka 10 cyane ko bari baramaze kwibaruka umwana wabo wa mbere w'imfura Kibibi Sylvie, byabaye ngombwa ko Kanyombya ahindura ubuzima akajya mu gisirikare. Mu 1992 yafashe icyemezo gikomeye mu buzima bwe cyo kwinjira mu ngabo za RPA, nawe atangira urugamba rwo kubohoza igihugu nk'abandi bari mu ngabo. Numwe kandi mu ngabo zatangiye urugamba zirwanira ibyumba Gitarama, Kibungo, Rusizi n'ahandi. Ku rugamba ngo yakundaga kugaragaza imbaraga zidasanzwe mu gusetsa bagenzi be ndetse no ku murongo w'imbere aho amasasu yavuzaga ubuhuha. Ngaha niho bagenzi be batangiye kumufata nk'umuntu uhorana udukoryo, akanahorana imbaraga zo kuvura umunaniro n'amavunane babaga batewe n'urugamba. Kuva icyo gihe rero izina rye ryatangiye kubaka umusingi. Kanyombya yakoze mu gihe kigoye aho yahuye n'ibikomere n'ubuzima bushaririye bwo ku rugamba, nyine harimo nk'inshuro nyinshi yabonaga abantu bapfa abandi bakomereka, kandi yarabaga mu buzima busanzwe bwo gusetsa ngo byakomereye ubuzima bwe. Yabaye rero mu ngabo igihe kirekire arwanira igihugu kugeza ubwo amahoro yaje, ndetse nyuma y'imyaka 10 aba mu ngabo aza gusezererwa yigira mu rwenya. Nyuma rero yo kuba mu ngabo ngo yahigiye imyitozo itandukanye, ahavana imico yo kwihangana, kutagira umujinya no gukunda abantu muri rusange. Ngo ibi nabyo byaje kumufasha cyane mu rugendo rwe rwo kwinjira mu rwenya. Abenshi ngo babifashe nk'icyemezo kidasanzwe kandi wenda cyo guhubuka, bati ese umusirikare wari uzwiho ubwitange nk'uyu azajya mu rwenya? Ese urwenya ruzamubeshaho? Ubwo se azarukuka muri ubwo buzima bushya? Ngo ariko we yarazi neza impano ye, yumvaga ko gusetsa abantu nabyo byaba umwuga nk'iyindi. Niko guhita yinjira mu matsinda y'abanyarwenya, harimo abo yagiye akorana nabo mu mafilime atandukanye. Kuva mu 2003 kugeza mu 2010 Kanyombya yakomeje kuzamuka gahoro gahoro mu rwenya. Kuki izina Kanyombya? Izina Kanyombya avuga ko yaryitiwe muri Kongo kubera gutera urwenya kwe. Nubwo ari icyamamare, Kanyombya ni umuntu woroheje cyane, abamuzi kandi bakavuga ko ari umuntu wicisha bugufi, ukunda abana, ukunda umuryango we cyane. Nubwo hari benshi bibwira ko abanyarwenya bahora bishimye, Kanyombya yahuye n'ibigeragezo by'ubuzima, ibihe byo kugorwa no kubona amafaranga, ibihe byo kutiyumvisha uko uruganda rw'urwenya ruzatera imbere mu gihugu cye, kwigisha abantu urwenya mu gihe rubonwa nk'imikino y'abana. Kanyombya kandi yakunze kuvuga ko gusetsa abantu atari ukubareka ngo berekane amenyo gusa, ahubwo buriya hari byinshi ubafashije. Yagize ati
umuntu akubwiye ko wamusekeje kandi ejo yari afite ibibazo bikomeye uba ugaruye ubuzima bwe. Yavuze kandi ko yatangiranye na murumuna we gukina filime witwaga Kanuma nubwo we yaje gupfa. Yavuze ko kandi filime yamuhinduriye izina ari iyitwa Haranira Kubaho, ngo nubwo ku bijyanye no mu mufuka nta cyayivuyemo kigaragara. Avuga ko kandi nyuma y'igisirikare yavuyemo amazemo imyaka 10, ngo uretse kuba yahitamo urwenya ngo yahitamo no kuba umushoferi cyangwa kuba umuganga. Usibye Haranira Kubaho, izindi filime yakinnye ziri mu bwoko bwa komedi ni nka Bwenge Naguhenze, Buharara, Abatubuzi n'izindi. Kuri ubu Kanyombya asazanye n'umugore we ndetse bakaba bafite n'abuzukuru, cyane ko bombi bakoze ubukwe bw'agatangaza kwa 24 Ukwakira mu 2012. Ngo kimwe mu bintu Kanyombya yanga ni ukumwibutsa ko ashaje no kumuhamagara mu mazina yose asa nabyo nka muzehe, sogokuru, cyangwa se no kumwibutsa ko afite imisatsi y'abasaza, cyane ko abantu benshi bagerageje kubikora babishwaniye. Usibye kandi kuba yaragiye agaragara mu mafilime atandukanye, uyu afite YouTube channel ye atambutseho ibiganiro bye bya komedi n'indi mikino itandukanye nk'iyo kwambara kigore n'ibindi. Ni munyemerere dusoje hanga iki kiganiro cyavugaga ku mateka n'ubuzima bwa Kanyombya. Naho ubutaha njye mwari kumwe ndi Benita Giraneza Uwera. Aha ni kuri BGU Space.